bitaro Afande Rufonse Afande Jane Afande Kazungu ndetse na Afande Kazijani ati mwese duhurire kuri paredi Kabusunzu kumva kuwa gatanu ndarongora nibwo nasimbutse ndavunika amaguru asubira muri nyina shiduka ngeze mu bitaro mwiyumvira ibyago nagize izana ingaruka mbi niyo mpamvu tubabwira ngo museke nk'asa ariko nanone mujye museka munazirikana akantu wikita ngo soma uzirikane wisoma banaseke banakanda soma baseke bakanda he akanyenyeri no kuri subscribe bakande sabo nyuma bakanda akanyenyeri akigera muri restaurant ati seriveri ndumuyedi ahiroti shiraho imbani ahifiriti shiraho umwumbati naho imireti niyandimbati bishatse kuvuga iki zana mutiki nduwo mu cyumbati mayonezi nizo mpungati aravuze ngo bishatse kuvuga iki zana mutiki nduwo mu cyumbati mayoneze nizo mpungati mvu bati turyamiye amajanja natwe turamurika tutamajanja ari he Afande Rufonse ati sorry nako nari nyirashe namano nongeye kubaramutsa mwebwe mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Murugo TV nkuko bisanzwe aha ni muri Murugo TV Shyashyana Casta nkuko babizi ni murugo nyine bahora bagaruka ubushize bari ubundi umuntu aragenda agatembera agataha murugo none se nyine natashye Murugo TV nge nk'ibisanzwe ni director ni Bona cyangwa se Bona uko nyine bikohera kubivuga twakoze amahiti menshi mw'abahungu mwe Bona ako bona ako natwe tuzaza ese muraza kangahe Deke kube muraza kangahe koko ariko okay twaje barajya he ko twaje nibahigame twaje aho ziko burya ari umuhanzi ako uri kumva iyo ton ngo bazanyibishe ariko ton ubundi ton zanjye nizirazo hasi iyo nton ari umusaza uzi kuririmba neza we ari umusaza uzi uretse nkurimbira umbwire niba ari umusaza uzi kuririmba ngo kuba Imana yarakurinze ibyago byahise suko warutaga benshi bamaze gupfa ariko kwita ku mbabazi z'umukiza bivuye mu kwirengagiza ibyo yakoze ngo dore ibya mbere byarahise none ibindi biraje kandi bije byo birusha ibya mbere kuba bibi Mana yimuwe n'urukundo tabara itorero iyo tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze ufata inzara zawe uzihindura amabara umusatsi wawe uhindura moya amatwi yari meza wongera wayanda umwenda wa kigabo uhindura wawe rero mve nta kintu kitagira patron ifite patron nubwo tunze byinshi urindushye mu zindi ngwino usanga umwami yesa kuruhure yesa yes of course urumva se tutaririmba yaba make ariko tukayabona ariko ashano gore kwimana pe iyo style uramutsirimba wafatisha iyo style ni umugabo bitakiza Imana Evariste nago muzi ndamuzi ari ibintu by'ibi ahubwo sakina no munyina mico man yakinaga mu manuza mu matiyadi mu runana buriya se uri ararenze bushombe bushombe ntago narinzi kariwe ntago narinzi kariwe ubwo tukira aho ngaho dukomeze twinjire mu nyandiko turinjira mu nyandiko hano tumanuka ku bihumbi 100 na bingaye bakurikirana kuri TikTok bifite ibikorwa byagiye bikurikira kugira ngo nyine mumenyekane kugeza kuri urwego ku buryo umuntu ushobora guca mu nzira agahagara akavuga ngo ura n'ishyashya na Casta
Yeah. aze ubundi mubona mutari abamasayi b'abatubuzi aho twe turaba amasayi ubundi twabigusobanurira ukuntu byagenze kugira ngo twisange mu Rwanda katuvugana ikimasayi turiko kuvugana n'igiswahili ushaka iki bongo Swahili unataka bongo Swahili wala lugha ya Masai unataka nini lugha Masai ngo ni lugha ya Masai lugha ya Masai unataka ndataka lugha ya Masai tuongeane Toya. Unajua unasikia unaweza sikia ndagusobanurira nyuma ngokoma katondo komanga nero konta mama konqomaka mali angalia kama tonda kama nangano konta na matanda nqoneke ronda mato na makaka otanga bimubwire ari kugutuka ayatanako na bona wamayo bona ne bona ugomba kuduha bona oya se bona ni yarangiye bona nerarangiye ahubwo bari kuvuga ko uyu mwaka ngo ugomba kugira amezi 20 ukubyumva umwaka wabaye musaga nyinshi wabaye mutumaninyeri twinshi ku buryo ntago wagira amezi 12 nanjye sinabyemera uyu mwaka wabaye mero byinshi nese uyu mwaka kuri nkawe nk'urubyiruko gusigiye ibihe bintu byinshi byabayemo ku buryo uvuga uti ibi bintu udakuyemo isomo cyaba butiga cyakoza cyo uyu mwaka urimo amasomo menshi uyu mwaka ndawukuyemo ikintu cyitwa experience kuruta indi myaka yose nabayeho mu bintu nkora icyo nawukuyemo tuvanyemo ubukene wenda ushobora gukuramo aho ubukene vuga nabwo ni experience mwana wanjye nabwo ni experience kuko muri uyu mwaka niho ubundi urakora hari ubundi stage umuntu ubundi urabanza ugakora ukamenyekana hakaza igice cya contrat none nicyo kiguhindurira ubuzima n'ibindi uyu mwaka rero nageze experience nyine iyo kitabucuritse kirabuzamura uyu mwaka rero nibwo namenye contract ni iki nihe contract nkwiye gusinya niyo ntakwiye gusinya nicyo kintu cya danger nakuye muko mbere twari muri zagara tutabikora nk'akazi uyu mwaka ubundi wenda uyu mwaka aho ngaho ni ku gice cya Shashana Cast ari kumva ariko ku buzima busanzwe uyu mwaka wabayemo ibintu byinshi cyane kandi dukwiye no gukuramo isomo by the way ikintu cya mbere nabonye uyu mwaka man kwizera ikintu cyitwa imbuga ni danje nibihe bintu byabaye amabanga y'ibikomerezwa kuri uru rwego nibihe bintu byabayemo ku buryo mwabuze gashana no kuba atari mwenye biri no ku rundi rubyiruko ibaza umwaka bapakiye sima ambulance nawe ibaza biba bigeze habi tubwiye ko agasima badomesha ari y'abayede baponda iyo twavunitse badushyiraho simerwa nabonye ambulance irimo simerwa ase koko biriya bintu byarabaye uretse iriya video wabonye ari amayeri yeditinze umva nkibone ni ambulance se nibaze se nihe habaye impanuka bakaba bigiye yasima yo kwa muganga biranze bagiye kumuhomesha sima none bamene beto bashyiraho na garavi navuze se ni imodoka ari twaye sima ikoze impanuka bakaba babadepanye bakatubagerezayo nanjye sumbaze kuko urumva ndakeka ni nabwo bahise basohora itangazo rivuga ko mu nzongera gufatwa wenda atwaye ibintu muri ambulance bitari uwarwayi bizajya biba bihanirwa n'amategeko cyangwa se ubibona ariko ubundi nibyo tu kubera ko uzi impamvu se na biriya bintu ntago bangu nagashya kabaye ahandi biraba ariko ntago mu Rwanda tubimenyereye twe mu Rwanda tuba dufite nyine ukuntu uri kumva twe ibintu byacu tubitwara uno nawe urumva man uzi kuba ambulance igucaho nyine uzikana imodoka itwaye umurwayi byihutirwa abantu bakaberereka ngaho ibaza abantu bari kuberereka bakajya kubona bakabona n'isima ukabigaca irigorera kagonga umuntu bakabona yarijyanye sima ku ishansi y'abayede yarishize byaradutunguye naho se byo gusimbuka igipangu byo no kuba Batman Batman abamuzi nibo baramumenya sibyo karavuga ngo nujuje kuwa 4 kuwa 5 ndarongora nibwo nasimbutse ndavunika amaguru asubira muri nyina shiduka ngeze mu bitaro mwiyumvira ibyago nagize hari abantu baba bafitemo impano tutazi
ugasanga umuntu yicaye Haleluya. kuri mikoro Ehe. kutavuga amena Amena. uri kuvuga Haleluya Kuvuga gusa ntuvuga amen. yicaye kuri mikoro Amena. kumba afite impano Haleluya. yo kuguruka Yo kuguruka. agasimbuka Ugasanga dukoze Batman Company Company Limited twarayibagiwe reka mbona tumureke bona utanteranya n'imihanda bakantera amabuye by the way tugiye dufite abasupayiro bagiye batandukana ntabwo wasimbuka kiriya gikuta kireshya kigorogota twakise igikuta kigorogota unaguruka cyangwa se utaguruka cyangwa udafite izindi mashi akamyutanga ari ukuntu uba uri umuparakomanda bose yakoze se uzi ko afite imbaraga zidasanzwe awe tuvuga umwaka bimashije umwaka umwaka bimashije bande umwaka saga zabaye bande ndakubaza bande ntabwo uzi abantu bakoze akamasaje se bifashije bashehe urumva zikorera online Jihad State Referring Company Limited igisubizo ku basifuzi bashaka kujya muri Amerika kugatupa bakanagasifura nka Jihad urumva twari utuntu twose twagiye tuba mu mwaka twagiye dukoraho banga naho se ibijyanye no kugonga ibijyanye no kugonga imikindo sha imikindo yarahakindukiye ni ukuvuga ngo abagabo basigaye bagira abagabo barafungirwa ubusutwa abagore bafungirwa icupa byari birinduye nyine niba mu ngango umwaka wabaye muremure byari birinduye noneho njye ndashaka rwumva byari birinduye njye ndashaka rwumva muhite mpumuriza ukuntu muri kuvuga ngo byarinde ese ni ukubera iki ibyo bintu mwebwe nk'urubyiruko muri kubona biri kubaho ugasanga bamwe abagabo bari gufungirwa amatiku hari abari gufungirwa abagore bari gufungirwa icupa ubusinzi mwebwe nyine mubona ari iki kibitera kuba hari ibintu biri kugenda bihinduka nyine ibintu birahinduka ni ukuvuga ngo uko bwije nuko bukeye n'ubundi si komeza gutera imbere n'ubuzima twabagamo burahinduka ugasanga ubuzima ako ikintu nabwira wenda abantu bamwe imwe iminsi nibizere ikintu cyitwa social media kukizera ni danger hari ukuntu usanga abantu bariboheye kuri social media cyane ku buryo yumva ko imani niho hantu ibintu bye byose abishyira niho twatangiye kubona nyine n'amabanga akajya ibintu bidakwiye kujya imbere ya kamera ugasanga abantu batangiye kujya bakora intambara kuri kamera kamera ya imani kamera ni ikintu cyiza tu kamera ni ikintu cyiza ariko none kamera irushubuka n'imbunda rimwe na rimwe kubera ko ushobora kurasa umuntu hano umuntu ufite imbunda ashobora kurasa umuntu hano bikarangira nta ribi kumva abantu ariko kamera sibyo byabereye hano iby'imbunda ariko kamera subira ko bireye hano gato cyane ushobora gutwa gato gashuduka isi yose yabimenya nibwo ni handi usigaye ubona abantu bazanye ibintu ngo byo gushyirana hanze ibintu bya bifu kandi uvuga ngo ubundi twagakwiye kujya dufata iyi kamera twabati iyi kamera no opportunity ni stage buri wese agiye kugaragarizaho icyo ashoboye ejo n'ejo bundi bizamubyarira akazi ariko ariko dusigaye tuyifata nk'ikintu cyo gukoresha mu guhangana no gusubizanya hasi kumva umuntu avuga ngo nge nakuzimya yanagarebe ibintu byo kuzimyana ibyo gusa ase umuntu arakuzimya ati umuntu arakuzimya uraka urumuri kereka nawe uyutwika nyine ari muri ibintu byo gutwika buriya uko ibihe bigenda bihinduka bona ni nako n'imico ihinduka sibyo ukabona uko ibyiza bigenda biza ni nako bizana n'ibibi nko kuri icyo ngicyo cya kamera twagakwiye gukoresha kamera muri ubu buryo uko uzwi ushobora kuvuga kamera naho ngira ngo mumaze n'iminsi mubibona n'abantu bamaze iminsi babibona ko biriya bintu bitajemo wa mugani n'ubuyobozi cyangwa ngo hazemo ribu byagera ku yindi ntera kandi nk'urubyiruko twagakwiye kuba turi ishema ry'igihugu ari twe turimo turafasha igihugu mu iterambere ryacyo rero muri iryo koranabuhanga harimo n'abantu rega ntabwo ari ko abantu bose bakunda n'u Rwanda sibyo ndagira rero twebwe abajene twese turi kumwe amahirwe umusaza aba yaraduhaye natwe ntabwo twamutererana kabisa tujye ku mbuga tugiye kuvuga ibintu bitubaka tujye ku mbuga tugiye ku bintu bisenya nyine show turabyumva twidagadura ni imyidagaduro twabyumva ariko nanone nyine iyi myidagaduro cyangwa se twita show base cyacu tubishatse cyaba ikintu yaba inkingi nziza imwe mu nkingi nziza zakudufasha kubaka kwiyubakira ibintu byacu igihugu cyacu ariko nanone ishobora no kuba nanone
kirimbuzi tu ishobora no kugisenya byose birashoboka biterwa n'uburyo ikintu cyose wagikoresha kandi ntago ari showbiz gusa ni ibintu bye byose ubundi inzira uhisemo cyane ni ingaruka zayo urazirengera iba ari nziza zabaho neza izazana ingaruka nziza ariko niba ari inzira mbi izana ingaruka mbi niyo mpamvu tubabwira ngo museke nk'asa ariko nanone mujye museka munazirikana akantu wikita ngo soma uzirikane wisoma banaseke banakanda soma baseke bakanda he akanyenyeri no kuri subscribe bakande sabu nyuma bakanda akanyenyeri ya nukuvuga ngo byanze bikunze twe urubyiruko dufite imbaraga nyinshi mu maboko yacu dufite amahirwe dufite imbaraga mureke nuko batabyumva ibintu bibarenze uzi kwicara iminota 40 isa na sasa umvisha rivuga mu Rwanda biba twe twavuye Tanzania uretse ni sasa nukuri ngo biyengwa mwitayisha ngo saa 4 saa 5 nimbwa zawo ntizibikunda kabisa ushobora kuba yagenda kanyo mu Rwanda se ko hura nayo ukayibwate garamfure bimeze gute ikagusubiza nayo ikare kukigendera mukabana nawo neza namahoro no tubikurishe ku uyu mwaka wabaye muremure muri showbiz habayemo ibyiza habayemo nibibi ariko nyine bibi tuba tugomba kubikosora byiza tukabyigiraho niyo tumeze noneho ndagira ngo noneho mwebwe nk'urubyiruko mutubwire nyine ni nk'uruhero hari urubyiruko rufite nyine mu iterambere ry'igihugu nyine rwadanje ku buryo nyine bavuga uti izi nizo mbaraga tugomba gushyiramo kugira ngo igihugu gikomeze gutera imbere uruhare twe tugomba kugira nk'urubyiruko binavugitse neza urubyiruko n'u Rwanda rw'ejo hazaza nitwe mbaraga z'ejo sibyo rose turaba tukiri izo mbaraga turi kunywa amatabi n'inzoga turi mu busambanyi dore ibanga ni rimwe ubundi byose bipfira ubundi umwana apfira mu iterura nubwo mbona turi no kuvuga ngo ni urubyiruko gusa n'ababyeyi ntago ababyeyi ubu ngubu bari bameze nk'abakera ko nimba ibyo ngibyo uri kubikorera mu maso y'umwana wawe cyangwa ugakorera n'izindi ngeso wenda zitari nziza mu maso y'abana bawe cyangwa se y'umwana wawe nkeka ko nawe nta kuvuga ngo nyine duhere ku babyeyi cyane tegura umwana nk'aho ari uzayobora igihugu ejo kera bajyaga batubeshya bajyaga batubwira ngo tuzavamo abaminisitiri n'abaperezida b'ejo ariko ntago twese twaba abaperezida cyangwa twese tuba abaminisitiri so natwe urubyiruko rero umusanzu tugomba gushyiraho twirinde ikintu cyitwa ikigare abantu benshi n'abanywi b'ibiyobyabwenge bagendera mu kigare ntago ushobora gupfa kwiyongoza ngo ufate itabi ngo urariguze ngo ugende urinywe ngo wamenya bikorwa bite byanga byakunda ari n'ubakweretse hahandi babigurira sibyo ntago waza gutya nyine ukuntu mekwe nawe urinywa rero sibyo nawe urinywa babwira mbwira wenyine wijye kurinywesha abandi naga ikintu cyiza cyo kuba proud nukuri icyo kintu narakibonye mu rubyiruko ndikukubwira ibintu ko nanjye ndurubyiruko ugasanga umuntu anywa inzoga ngo ngwino ngo nawe uzinywe ngo urabura umusa cyangwa ngo kubura umusani ngo biguha ngo vibe ngo banza ngo usireho ntago kuba umustar ari ukuyobyabwenge icyo nicyo kintu cya mbere cyo nababwira sibyo ikindi cya kabiri kugira ngo ugire motivation cyangwa se ugire ikintu ugira ikintu kiguha ama idea ntago ari ngombwa ukoresha ikiyobyabwenge barishuka rwose noneho hari ikintu kijya kiba mwari muzi ko Nzovu ngo yagira inama yakaya amujyana mu Burayi ubwo ngubwo tubyita iki byo ngibyo cyangwa kuko Nzovu niwe mukuru afite 5 n'ine gutyo yakaniwe mutoye ubwo urinde washutse undi honestly ngicyo ntago twagendera ku myaka kuko tugendeye ku imyaka ntago ariyo imyaka n'imibare sibyo kandi nuvuga ngo n'abanyarwanda ni bavuze ngo niriba ari umukuru nk'umuto waribonye sibyo niriba ari umukuru nk'umuto waribonye bivuze ngo umuntu mukuru wese uko ibintu byose avuze naga ariko byose ari bizima injiji zirakura uri kumva nuvuga ngo wowe uraganira ukamenya umuntu nyine byanze bikunze umuntu kujyanye mu kintu kibi nago wabiyoberwa nese umuntu akubwiye ngo ngwino tujye kugura indaya sibyo sinindaya zimineke ati ngwino tujye kugura indaya
uru rubyiruko uretse ko yakatutamubara mu rubyiruko uru rubyiruko urifashe cyakoze mitena nagikomorezaho ko ngenda biza hari urubyiruko benshi tuziranye bagura indaya sibyo kandi nta kazi agira nta kazi ugira indaya ngo bavuga niba araba indangamiro aha rangaje ngo zarahindutse ariko bikagumye urifashe nta kazi ugira na duke ubonye tuguze inzoga n'indaya ariko mba kandi noneho ngo turi za mbaraga zigomba kubaka igihugu twibuke ko urubyiruko nitwe benshi sibyo ni urebye gutya mu muhanda urabibona ko urubyiruko ni benshi cyane kuruta abakuze abasaza n'abakuze abakuze bakeneye kwiruhuka bamwe abicariye mu rugo abandi baragiye rukumva kuko niyo uganiriye n'abantu n'urubyiruko benshi usanga bamwe nta ba nyirakuru bafite nta basekuru nta n'ababyeyi bamwe na bamwe baba bafite nk'umubyeyi umwe n'iki bivuze ngo urubyiruko nitwe benshi kandi mu kuba nitwe benshi twe tugomba kubaka igihugu sibyo kuko turabizi ko hashize hari urubyiruko bagenzi bacu basenye igihugu banganaga nkatwe sibyo ariko twebwe tucyubake duharanire kubaka igihugu kubaka igihugu ni ukwiyubaka nawe ubwawe ntabwo wakubaka igihugu urimo ibyo byose ubanza wibaka wowe ubwawe ikindi kintu kiriho naho ngaho nk'umuntu ujya kukugira inama yo kujya kugura ngo indaya ibaza ariko sinzi ko ari n'ishusho nziza ibaza nawe nyine ibintu ujya gukora ukagenda wihisha ndababona dutuye matimba ariko nta umva ntitushobora no gutusha sibyo ukuntu umuntu yaje yashyizemo jampa yihishe sibyo ubundi baranavuga ngo nyabarongo yica uyishyiriye uwo muntu mugiye kuba mwahuza imibiri arwaye indwara zigiye zitandukanye kandi turabizi ko hari indwara nyinshi zandurira mu mibonano mpuzabitsina ariko usanga hari abavuga ko ngizo ndaya ngo nizo ngo zikingira kuruta ngo abana bo mu bipangu cyangwa se ngo abandi bana nyine urebye nkayaka nyine avuga ko ngo abana bo mu bipangu usanga aribo banduza abantu benshi kuruta nk'indaya ngo kuko ngo ku musego kaba kariho ku musego kaba kariho reka nkubwire ugiye kugendera kuri ibyo ngibyo noneho maze imyaka hafi 10 nuye muri karitsiye yitwa Matimba ni karitsiye izwi indaya byatari mane sinzi tu njye nifata wenda nkagenda nkanabaganiriza numve story zabo cyane nk'umwanditsi wa movie cyangwa se umu content creator igihe mba nshobora kuza create story ijyanye nawe cyangwa ikiri kumva ariko reka nkubwize ukuri umuntu witwa indaya waba yarihebye byatanje nyine hari level waba yararenze uri kumva iyo umuntu usanzwe ntago abatekereza nk'umuntu uri gutyo usanzwe gutyo kuko kenshi baba barabaye addicted ku nzoga uri kumva aho nyine nta nubwo atera imbere uyu munsi ashobora gukorera amafaranga menshi agakura umugabo amafaranga menshi ariko ejo akaba ntayafite sibyo niyo mpamvu no kuvuga ngo zirikingira mwana uzi umuntu ukora akazi umuntu uhura n'abagabo barenze 3 nibura aba yahumbye sibyo kuvuga ngo ari ikengere cyo bamuha amafaranga menshi akabira ntiyikengere si nibyo gusa nta nubwo sida ari ikintu gipimishwa ijisho wapi ntago sishobora kureba umuntu ngo umenye ngo arayirwaye ikindi abantu benshi bajya kugura indaya bazigura abana sinze kenshi ku buryo ashobora kuba ataye control nako gakingizo gari ntakibuke ariko mva niyo mpamvu nyine kwitekerezaho ubundi ukavuga ngo mfite ihe nombero mfite future yanjye ni iyi ahazaza hanjye ni hehe ahazaza hawe rero niba uri kuhabona gutya ukabanza ukavuga ngo reka nce hano kujya mbanze ngira icyo nyemura hanyuma nze gutya biba byapfuye aho ngaho niyo mpamvu babwira abantu aba content creator cyangwa se abandi bantu bafite aho bahuriye na showbiz ari ukuntu ugafata iyo umaze kugafata ikintu cya mbere nyine uko bigenda uko abantu bagenda bakumenya fame uyongera cyane ikintu kiyongera inshuti ziriyongera abantu bakuba iruhande bariyongera kandi ntago biyongera bose aho kuvuga ngo babaje kukugira inama showbiz irimo abantu dukunda show kunda kuba nyine ari kuvugwa kunda kuba ari kumwe n'abana beza kunda kuba ari mu kabari ari kumwe n'inshuti ze rikumva niyo mpamvu nyine showbiz iyo uyigiyemo gutya ukagotwa n'umenye inombero yawe cyangwa umenye aho ugana ushiduka ubuzima bwawe bwangiritse kandi ubuzima bwawe bwangiritse nk'urubyiruko ntago buba bwangiritse bwonyine hari ubuhombeje igihugu cyo cyera gutakajeho byinshi guhera uri akana gato kugera aho ugeze bati
n'urubyiruko rw'igihugu ugomba kubaka igihugu ugahombera igihugu. Okay, none reka tuganire hano kuri iki kintu. Twinjire mu ruganda rwa comedy abariho turebaho cyane. Twegere muri comedy wacu. Twinjire muri comedy. Mbere uko mudushaka ndagira ngo mubanze hari abantu bavuga uti se naba nkashyashya na casta gute. Ni iki cyabinspiye kuko urumva inspiration nyine hari ikintu kikubwira uti ngereka nkora iki kintu. Ariko so kuvuga ngo natangiye gutya nyine inspiration yavuye hehe. Ubundi mbere na mbere umeze nk'utanga nyine inama hano urubyo kuvuga uti ngiye inspiration nayikuye hanga ego. Mbere na mbere nta bandi shyashya na casta bazabaho. Nitwe nyine. Yego. Nta nundi bono uzaba gukora nk'ibya bono. Yego. Ahubwo buri muntu wese ashobora kuba uwo ari we ku giti cye. Yego. Sibyo? Jewe inspiration ya mbere nzahora nanabivuga kuvukira muri kino gihugu cy'u Rwanda abantu batabibona nk'amahirwe. Ndigize kujya urabona nka Uganda uzi internet yaho ase ujye ubona ndabizi ntabwo ushobora kubura n'umuntu yego ntabwo uzanye n'aba diaspora benshi ariko umuntu wenda uri nko mu Burundi cyangwa muri Congo cyangwa muri Uganda ujye ubona kujya azanaguhamagara byonyine biragorana. Uri kumva iki kintu na network akenshi icyo kintu uri kucyumva none ufite internet ikintu cyane ufite umutekano ufite internet ufite n'ahantu henshi wagakoreye so inspiration hano wakayikuye muri ibyo byose nawe ukareba ibyo byose ufite bikeya ufite wabibyazamo umusaruro gute kugira ngo ugere kuri byinshi. Aho ngaho niho twakuye inspiration twavuze se nimba umuntu ashobora gufata telefone akaba yafata gutya wifi ahantu henshi abari wifi pe natwe reka mubwize ukuri ntago navuze ngo twaguze ngo internet twajyaga no ku muhanda ebana tukagafata ka wifi no kwa akakare kabayo uzi iki hakwicaje ndimo ndashyira izo video ndigugira abantu bari kumbona ni muri ubwo buryo kabisa. Nubwo buryo mwajemo ibyo twajemo kandi nanone wenda nk'umu content creator ushaka kubizamo nazaza avuga ngo ngiye ngo ndashaka kuburiye oya nago wamuba ahubwo gera ikirenge muke mukora ibintu bimwe sibyo ariko ubikore mu buryo bwawe kuko nubikora mu buryo bwawe nibyo bizaba byiza. Ubu bakanya haje undi shyashya na casta bashobora kudakunda ibintu bakora sibyo kubera ko hari abanyabo ahubwo wowe zana ibindi bya none n'ubundi comedy ni ngari cyane. Comedy ni ngari iracyakira abakomediye kandi comedy irimo amafaranga n'akazi kagutunga kakagutungira n'umuryango wawe kandi ikindi kagahesha n'umunene n'akazi famille yawe n'abandi bagukikije. Nuvuga ngo ni ikintu cyakaza abantu benshi. Niba wicara rero ukaba ati ngiye nshobora kuba nareba nabikora wihera muri ibintu nabishobora ariko ibintu nabishobora fata telefone yawe utangire kubera ko ubu ngubu byaroroshye. Kera byari binagoye keraho wategerezaga ngo numvise ngo abasani ba kera bategerezaga kujya kuri codinga muri Radio Rwanda ngahibaza aka kandi ntago bigusaba kujya muri Radio Rwanda uri mu gikoni wawe iwanyu witekeye akavange ka ushobora gufata video usetsa abantu niba uri mu content creator koko uri kumva uri mu muhanda uragenda u Rwanda ni rwiza dufite ibirunga dufite imisozi dufite ibicya hose n'ahantu ushobora gukora inspiration ukavuga ati ukore content ugakora content ariko ndabizi ko igihe wakoze ibintu ukunda kandi wiyumvamo ukabikora utagendeye mu kigare ukabikora wirinze ikigare n'ibindi bibi kuko none hari abantu babikora bagashyiramo n'ibyaha sibyo. Comedy utarebye udacunze neza hazamo ibindi bintu bibi to kuko comedy habamo gusererezanya habamo ibintu bigiye bitandukanye ariko urwenya nyine uri gukora urwenya ukabikora neza barabyumva abantu barabyumva uri gukora urwenya nta kindi ugamije ariko ushyizemo ibindi birapfa iyo ushyizemo ibindi birapfa kora ibintu byawe ukumva ubikore utisha amategeko nta muntu bangamiye kuko niba ugiye gusetsa abantu bangamira abandi ntago ubusekeje abantu userereje abantu bamwe abandi bishimiramo. Kora ibintu byawe nta muntu bangamiye utabangamiye amategeko utabangamiye undi muntu ako nukora ndabizi ko u Rwanda rwaduhaye amahirwe. Aho ngaho kuri icyo kintu cyo gukora hari n'abantu bakunda gukora wenda ukoze comedy nziza ariko ushyizemo ibishego uzi ibyo bishego ubu urimo urarimita none se internet nyine igera ku bantu bose nk'ubu twebwe hari nk'abamama tujya dura akavuga ati mukomerezaho umwana wanjye agifata telefone ahita ajya kuri video zanyu ese tubaye tuvuga ibintu koko by'ibishego
nyine uri kumva nago tugura n'abana muri teneri tugasanga bafashe umva bayi barepfaya twabonye ibyo bintu twabati ibi bintu igihe twe dusohoye ikintu kibi ni uburozi ku bantu nyine badukurikira cyane ariko igihe dusohoye ikintu cyiza kidafite aho kibangamiye bazishima already kandi natwe turimo turatera imbere sibyo ntago watera imbere ukora ibintu nyine birimita societe uhereza abantu cyane ko kuri internet iyo tugiye gufungura izo mbuga bavuga ngo bakubaza imyaka ati uri munsi y'imyaka 18 ariko we nushyira hansi hari undi mwana uri buza akayifata hari wa mwana waje agafungura avuze ko umwana we naza arafungura arebe gutyo kabisikara ahantu bajya kurebera ama video yego akizo video nibura gerageza wa mwana uzirebye sibyo ntizimwangize ntizimubera uburozi asangemo nyine ni comedy n'urwenya aseke ariko nanone bimwangiza mu mutwe ko njya nekereza mvuga ngo nk'umuntu ukora ibyo bintu birimo ibishegu iyo ageze muri societe bamuvuga gute ko tugenda n'amaguru turagenda muri societe duhura n'abantu feedback bari kuduhereza tuba tubyumva sibyo none nkibaza iyo umuntu akoze rari naba proud yabyo mu muhanda urwenya rero rutandukanye n'ibyo bintu byose comedy naho ihuriye na bira byose ushobora gukora comedy utavuga ibishegu ushobora gukora comedy udasereje abantu ushobora gukora comedy kandi abantu bose bakisangamo nusanga twikorera rondo technical tukikorera ikiyede tukikorera abanyonzi tukikorera abamotari tukikorera urumva tugenda tuvanga twigire ku banyonzi abanyonzi urashaka kumvugisha banki itarasohoka ntago banki irasohoka mwaduha sample cyangwa mukaduhereza wenda kuzagiye zirangira tugenagana ku musozo yego tubakubite kuyihera nyinshi zahehe gusa chaka nyine kakandi nyine karyoshye hari akantu twigeze kuba turi kumwe umwana acaha agasubira musinzi ntago nkibuka neza tugiye kuri tele bona nawe turahorana bona abana tumeditishiza okay arya nakaye sikiyede se aya nagari kiyede irondo technical company limited ni ronda ariko afande Rufonse twakoze no video twe tugira amahirwe yo gukora video n'abantu tuvuze bakabikunda tugahura twakoze video dushyiramo twatuma turakora irondo technical kwanza reka tubanze tunayikora ntago nyibuka neza ariko irondo technical company limited igisubizo ku bantu bashaka kumenya tumanyeri tubera mu kazi ka buri munsi k'abanyerondo mwirondo duhere saa 12 imbere yuko ajya ku kazi abanza gufunga inyusi gikomando sorry nako twari tuyirashe abanza gufunga butu gikomando nyuma yo kufunga inkweto ahamagara afande Karora afande Rufonse afande Jean afande Kazungu ndetse na afande Kazijani ati mwese duhuriye kuri paredi Kabusunzu kumva no hari ukundi tugatamo babahaye oda yo gufata ibisambo aho gufata ibisambo bipigira pongi nguko ko twabaciyeho rero bipigiye pongi tubabajije impamvu bati turyamiye amajanja natwe turamurika tutamajanja ari he afanda Rufonse ati sorry nako nari nyirashe namano afande byo no mu bintu mwavuze afande Kazijani turakorana usibye ko nanjye ndafanda Rufonse twebwe dufata n'amazina by the way asa nk'asanzwe nkuko ari n'ukuntu twiyangoza tugakora nk'amazina y'abacuruzi bo muri quartier nta quartier ibure umucuruzi witwa Kazungu nta quartier ibure umucuruzi witwa Murokore nta quartier ni tureture reka turi kuri patch line nta quartier ibura mushi nta quartier ibura nta quartier abo n'abacuruzi nta quartier ibura
akazungu na pasiteri nawe ujya abona n'abapasiteri baba barimo nta n'isoko uzana mu masoko yose uyazenguruka nibura mama mimi uturungo tw'ipirawu n'udutungurusumu ubundi aramuzina nyine aba ari komoni cyane ntabwo ushobora kujya mu bakarani ngo uburemo umukarani witwa rukara ntabwo waburamo gasongo ntabwo waburamo kibonke abarimo ntabwo yabura na shawurine mu bayede ntihaburamo abayede harimo reka nkwereke ubundi duhere kuri ba kapita nta kapita ubura Theogene ukajya ku musharupansi twaba twageze ku mufundi umuyede ku ibaraderi nta kiyede kiburamo Keve nta kiyede kiburamo Patrick nta kiyede kiburamo Tuyisenge nta kiyede kiburamo Eric nta kiyede kiburamo Korode nibibo bari cyakwerekana umva abandi bayede twakoranaga oya umuyede ubundi akigera muri restaurant umuyede akigera muri restaurant muri pateto twarebabwiye ntabwo twayibabwiye wapi mwatubwiye reka twegere muri restaurant ko niyo ni ndende dore muri restaurant twigire muri restaurant nta muyede w'imonga kuko iyo ageze muri restaurant agomba guterekamo full package akigera muri restaurant ati seriveri ndi umuyedi aho iroti shyiraho imbani aho ifiriti shyiraho umwumbati naho imireti n'iya ndimbati bishatse kuvuga iki zana mutiki ndi uwo mu cyumbati mayonezi nizo mu ngati aravuze ngo bishatse kuvuga iki zana mutiki ndi uwo mu cyumbati mayoneze nizo mu ngati nta muyede w'imonga wari wabona umuyede uri kurya udufiriti gutya wari wabona umuyede uri kurya udusarade wapi icyumbati ibishyimbo ikijumba ikigori n'agakoma karafasha inzoga pana tunyweresi kirazira kuza ducomeresi ibintu byo kwirwa ari ukuntu usanga umujama yego nyine anywa ifege pe ariko ukajya kubona ukabona amuhuye ahuyemo ingofero acumbye umwotsi ukabona ugiye no kumena amazi ugiye kuzimya ducumberesi tunanyweresi kuko nta muyede ujya mu kiyede ntabwo wajya mu kiyede wasinze ntabwo bibaho kubera ushobora guhanuka kugikwa ari n'utumanyera umufunda gukora ku ishansiye wumva ugiye wasinze ariko umufunda yatimereza munsi amara kumereza agahita gutama agasampo mu maso ndavuga kagasima akakuminjiramo agasima ikita kuminjiramo agasima abanyarwanda bavanga iminjiremo agafu reka mbashimire mwebwe mwakomeje kwitabira ubutumire bwacu cause hano ni mu rugo mugaruka azumuzongera kubatumira we ubu tujye ubwo nk'ubu nk'ibintu turimo turakora nk'aya mabanga tugiye kuyahindura nimba tugiye kuvuga ati wenda tugiye gukora nk'abanyonzi company limited banakore collabo n'irondo company limited wenda nk'umunyonzi yaparitse atariho aho ngaho bagomba guta ba collaboration n'irondo technical umunyonzi aba yitambitse container y'umuki ariko umunyonzi murakaza akagukora ndatambika igare kuri container uri kumva umuntu wa mbere utukaba n'umunyero akuzacunga mbere yuko polisi zihagera irondo technical uzacunga urebe n'ahantu habaye n'impanuka ahantu hose ragiye mbona irondo technical bari hari ariko uri kumva nko mu bintu turi gukora twashyizemo n'akantu kakantu ko gusigasira umuco turimo turagenda twongeramo natwe amagambo amwe namwe tuzi y'ikinyarwanda n'abandi bayamenye nk'ubu bona nshobora kukubaza tujye kugucalenjinga mu kinyarwanda dusigaye ducalenjinga byo mu buzima busanzwe no byo guhavinga fani nyine no guseka nk'ubu nshobora kukubwira ati vuga uti uru rugo ruraye amazi hano mu rugo uru rugo ruraye amazi rurayaraye se ko ruyaraye uru rugo ruraye amazi ruraraye se ko ruyaraye ruraraye nyine ruraraye uri kumva nubwo buryo turi gucalenjinga muri ubwo buryo bwo kwisekera ariko tukanacalenjinga tukubaza ikintu ijambo ry'ikinyarwanda
dufite gahunda yitwa sa nk'umubaza kamwe ubundi duhita twisoreza twaganira amasaha ijana akabazo kamwe Ikinyarwanda suzi ikinyarwanda byanze bikunze wavukiye mu Rwanda uri umunyarwanda uzi ikinyarwanda inzora wumva ari nk'iki ucya wumva ari nk'igiki inzora ndaza gushaka umuntu mu bakuru mubaze gute se urumve aho niho bipfira rero ntago bisaba ko abakuru aribo bagomba kumenya kuko abakuru babyina bavamo ugomba kubimenya nawe ukazabibwira umwana wawe kavuga ati mwana wanjye rero buriya niba njya numva abantu bavanga ikinyarwanda ngo ni nyene ngo gifite amagambo make ikinyarwanda gifite amagambo menshi cyane ahubwo gifite n'amagambo abandi batagira ubwo inzora ubwo udusobanurire inzora naguze umwana wabutera witwa inzora naguze nuze yitwa inzora ni full moon nyine ni ukwezi kuzuye uko kundi ukwezi kuba kuzuye niko bita inzora muri bw'ikinyarwanda akaba n'inzindaro se ari inzindaro neroko ntama ni kono ntama to kama ni kono ntama reka mbabwiye ngo mukomeze mukore subscribe kuri Murugo TV dukomeze duhitinge ke nyinshi cyane kandi tubashimira cyane tumaje kuzuza abasaga 9,000 bakomeze bakandeho bana likinga bana sharinga nabo baradukunda oya nibaze mu rugo uru rugo ntago ari urw'abantu 9,000 uru rugo n'urwo n'amamiliyoni y'abanyarwanda cyane kabisa nibaze basharinge tuganire twungurana ibitekerezo duhana amahurizo cyane sibyo dutebye duseke twishime muri make dukore u Rwanda none hari ikintu gisigara mu mutwe